Mu mwaka wa 700 igihugu cy'Ubwongereza ndetse n'Uburayi muri rusange byagwiriwe n'ishyano ritazigera ryibagirana mu mitwe y'Abanyaburayi ndetse n'Abongereza muri rusange. Ubyumve neza ko aka kaga kari gakubutse mu bihugu byo mu majyaruguru y'Uburayi tuzi nka Scandinavia. Ibi bihugu birimo ubungubu nka Suwede, Denmark ndetse na Norvège. Na n'ubu iyo bumvishije iryo shyano bafunga amatwi. Aba Viking ubu uri kwibaza uti ese ubwo bwoko bw'abantu bwazengereje Uburayi ni bantu ki, bakoraga iki, bavaga he, bari babayeho bati? Niba uri kwibaza ibibazo nk'ibi nteza amatwi yawe minota 9 isigaye maze nkuvire imuzi n'umuzingo y'aba ba Viking. Ndabarahiye nimurangiza kureba iyi video muraza kuba musobanukiwe neza amateka y'ibi bikura nkota byashegesha Abanyaburayi kugeza n'ubwo babumva bagapfuka amatwi. Ubyumve ko uretse inkota n'intambara aba Viking bari abahanga mu by'ubwenge burenze ukwemera. Amato yabo yakorwaga mu buryo buhanitse yabafashije gufata Constantinople, gucuruza Baghdad no kugera muri Amerika mu myaka 500 mbere ya Columbus. Ariko se nkubaze gato, wari uzi ko ingofero ubona ku mashusho atari ikinyoma cyambaye ubusa? Ese wari uzi ko abagore babo bari bafite uburenganzira bwo gutandukana n'abagabo babo kuyobora urugamba? Uzi ko niba ushaka kumenya ukuri kwihishe nyuma y'ingoma y'abami b'inyanja, kora subscribe. Iyi video igiye guhindura ibyo wari uzi byose ku ba Viking. Turi ku muyoboro mugari JP TV show. Ikaze mwese murisanga. Kugira ngo umenye icyateye icyuka cy'aba Viking, tugomba kuva mu rwenya rwa Hollywood tugacukumbura imiterere y'isi n'ubukungu bwa Scandinavia mu kinyejana cya 8. Abahanga mu mateka historian bemeza ko izina Viking ritakurangaga nk'ubwoko ethical identity, ahubwo ryakurangaga nk'umwuga. Ubyumve neza ko iri jambo ryaturukaga ku ijambo rya kera ry'ikigozi bitaga Vik, risobanura ikigobe cy'inyanja. Ubyumve ko kujya mu ba Viking, to go a Viking, byasobanuraga kujya mu gikorwa cy'ubushakashatsi bw'amato ndetse n'ubusahuzi bwambukiranya inyanja. Mu mizi yabyo aba Viking bari abaturage b'abahinzi n'aborozi b'intama bitwaga abantu b'amanazi, Nazamen. Bakaba bari bituriye mu majyaruguru y'Uburayi mu gice bita Scandinavia kirimo ibihugu nka Norvège, Suwede ndetse na Denmark. None se tukibaza tuti ni irihe somo ry'amateka ryahinduye aba bahinzi b'ingano abarwanyi karundura basenye Uburayi? Ubundi kiriya gice cya Scandinavia cyari gifite ubutaka bugoye. Muri Norvège ndetse na Suwede ubutaka bwaho ntabwo bweraga cyane kubera imisozi y'amabuye n'imbeho y'urubura garashu. Byari bihagije kugira ngo mu kinyejana cya 8 habeho ikintu abashakashatsi bise demographic explosion. Umubare w'abaturage wariyongeye cyane ariko ubutaka bwo ntibwigeze bwiyongera umusaruro, bwakomeje kuba bwa bundi. Isomo rya mbere ry'ubuzima ku ba Viking ryabaye iri: iyo ubutaka budashobora kugutunga, inyanja iba umuhanda wawe. Ubyumve ko uburyo bushya bwo gushaka amayira bwayoboye aba Viking gukora ivugurura rikomeye mu bumenyi bw'ubwato. Ubwo batandukanye n'ibindi bihugu by'i Burayi, aba Viking bacyuye ubwato bwabo bwihariye bwitwa long ship. Ni ukuvuga ko aya mato yari afite ikoranabuhanga ridasanzwe ry'icyo gihe. Yari afite shallow draft, ubushobozi bwo kugenda mu mazi afite ubujyakuzimu bwa metero 1 gusa. Ibi byabahaga amahirwe yo kwambuka inyanja ngari ariko bagakomeza no kwinjira mu migezi migufi y'imbere mu bihugu batari bayobewe. Ni ukuvuga ko ryari ikoranabuhanga rya gisirikare ritari rifitwe n'undi uwo ari we wose mu muryango uwo ari wo wose ku isi. Mu mwaka wa 793 ibintu byose byahuye n'amateka. Igitero cya mbere cyabaye gisenyi cy'idini rya Safaren mu Bwongereza. Kuri uyu munsi aba Viking basenye ikintu abahanga mu bukungu, icyo kintu bakise soft target, intego yoroshye.
insengero z'i Burayi zari zibitswemo zahabu, ifeza n'imyenda y'agaciro, ariko ibyo byose byari birinzwe n'abapadiri bafite amasengesho gusa ariko badafite intwaro. Abavikingi bakigera ku kirwa bahise babona ko Uburayi bwakize ariko budafite uburyo bwo kwitandukanya. Isahura rya Landisfarne ryabaye igitero cy'ubusazi, ryabaye ishoramari rya gisirikare ryamenyesheje abavikingi ko inyanja irimo feza zizanwa n'inkota. Aha niho hasize iherezo ry'ubuzima bw'abahinzi, hatangira igihe cy'ingoma y'iterabwoba n'ubucuruzi bw'isi yose. Ubyumve ko irari ryo tangiriro ryo kwiyubaka kwabo. None se ko babonye ko Uburayi butishoboye, ni gute bakoresheje iri koranabuhanga mu gufata imijyi ikomeye nka Paris ndetse na London? Tukibaza tuti ese imyemerere yabo y'idini ya kera n'imana zabo nka Odin na Thor byabaga bifite ingufu mu mutwe wa gisirikare? Komeza uhape, tugiye kureba uburyo ki tekinolojiya y'intambara n'idini byahuye bigahindura abavikingi igisirikare gikomeye cyane cyashwanyaguje imipaka y'isi. Mu busesenguzi bw'abahanga mu mateka bavuga yuko itsinzi y'abavikingi itavuye ku mbaraga z'umubiri gusa, ahubwo yari ihuriro rikomeye hagati y'ikoranabuhanga n'intwaro, military technology n'imyitwarire y'idini. Ubyumve ko ibi bintu bibiri byahuye byaremye umwuka w'iterabwoba ndetse n'indwanyi zitatinyaga gupfa. Mbere na mbere, ikoranabuhanga ry'intwaro n'ubwenge bwa gisirikari, abavikingi ntabwo barwanaga mu kajagari. Intwaro yabo yari ikomeye, yari ishoka y'abavikingi, Viking axe. Iyi shoka yari ityaye kandi ifite umuhini muremure. Byasobanuraga ko umurwanyi ushobora kuyikoresha akoresheje ukuboko kumwe maze akagira umuvuduko ukaze, hanyuma ukundi kuboko akagufatisha ingabo. Irindi koranabuhanga rya gisirikari ryari urukuta rw'ingabo, shield wall. Ubwo abarwanyi bahagararaga begeranye cyane, ingabo z'imbaho z'ibirindiro zikanyuranamo paka ziremye urukuta nka beto. Ibi byatumaga Abongereza n'Abafaransa badapfa kubameneramo uko bishakiye babatungura. Ikindi gikomeye ni idini rya Norse nka ideology y'intambara. Nk'uko bisanzwe, ikoranabuhanga ritagira umutima ntago riba rihagije. Aha niho idini ryinjiriye nka moteri y'ubwenge bwabo. Menya ko mbere y'uko bafata ubukristu, abavikingi basengaga imana z'intambara nka Odin, umwami w'imana zose, ndetse na Thor, imana y'inkuba. Idini yabo ntabwo ryigishaga amahoro cyangwa imbabazi, ryigishaga imibereho n'icyubahiro gishingiye ku ishinga z'intambara. Isomo rikomeye ry'imyemerere yabo ryari Valhalla, inzu y'abaguye ku rugamba. Ubyumve ko batinyaga gupfira mu buriri bishwe n'izabukuru cyangwa indwara, kuko babyitaga gupfa urupfu rw'ubujiji, starve death. Icyo bifuzaga ko ari ugupfira ku rugamba, inkota iri mu kiganza. Iyo umurwanyi yagwaga ku rugamba, yizeraga ko abakobwa b'Imana bitwaga Vikings bamujyana mu cyanditswe cya Valhalla kwa Odin, ahari inzoga n'intambara bitagira iherezo. Aha abahanga bakavuga ko iyo urwanye n'umuntu wifuza gupfa kurusha uko wowe ushaka kubaho, uba watsinzwe mbere y'uko inkota zikubitana. Ubwo rero ubyumve neza ko aya mato yabo longe ships ntabwo yari ibikoresho biri aho gusa, ahubwo yafatwaga nk'inyamaswa zazanywe n'idini ndetse n'Imana. Kugira ngo wumve ko aba bantu batari boroshye, ku mutwe w'amato yabo bari bafite aho gushyira inyamaswa z'inkazi nk'inzoka, dragon, kugira ngo batere ubwoba imana z'ubutaka bwabo bagiye gutera. Iri huriro ry'ubwato bwihuta, intwaro zitwaye n'abarwanyi badatinya gupfa kubera Valhalla ryaremye igisirikare kigendera ku muvuduko w'ikoranabuhanga n'iterabwoba rya psychology warfare ritari ryarigeze riboneka mu Burayi. Abavikingi babaye ibikomerezwa atari uko bari bafite imikaya myinshi, ahubwo ari uko bari bafite ubwato bwiza ndetse n'imyitwarire itajegajega. Nkibaza nti none se ko bari bafite ikoranabuhanga n'idini rishize amanga, nibita amateka yabo yahindutse ubwo batangiye kurenga ubusahuzi bakaba bacuruzi b'isi yose paka bakagera muri Amerika na Baghdad? Ese baje guhinduka bati imyemerere yabo igihe bamenyaga ubukristo? Kora subscribe maze nkwereke uburyo nta ngoma idahanguka. Ibi byerekana uko abavikingi batakomeje kuba abasahuzi gusa, ahubwo nkaho bidahagije bahindutse abacuruzi b'ikirenga b'abanyabukungu ku isi yose, global economic superpower.
ubyumve ko bafashe amato yabo ya long ships bayanyuza mu migezi migufi y'Iburayi bw'Uburasirazuba. Ku bw'ibyo hashingwa n'umuhanda w'ubucuruzi wari ukomeye uzwi nka trade route wavaga Verigiana ujya mu Bugereki. Ku bw'ibyo rero abavikingi baje gushinga ibirindiro bikomeye birimo Kiev, ubu ni muri Ukraine. Ubyumve ko bavanaga ibintu by'agaciro mu majyaruguru nka amba, amabuye y'agaciro, ubwoya bw'inyamaswa ndetse n'abacakara, bakabajyana i Constantinople ku ngoma y'Abaromani b'Iburasirazuba ndetse n'i Baghdad muri Iraq. Icyo bakuragaho yari ifeza y'abasirimu, Islamic silver ndetse n'imyenda y'izina y'igiciro. Nkaho bidahagije kandi ubwo bukungu bwabashyize mu rwego rw'abantu bafite ijambo rya mbere mu gushyiraho imihanda y'ubutunzi ku isi. None se byagenze bite kugira ngo uyu muryango wari ukomeye ku ikoranabuhanga uhirime uhenanguke butosho? Abahanga bavuga ko izo arizo ngingo zatumye abavikingi bahenanguka. Ku ikubitiro turahasanga kwinjira mu gikristo, Christianization. Uko abami n'abaturage bafataga ubukristo niko imyemerere ya Valhalla n'ubusahuzi byagendaga bishonga. Batangiye kubona ko gusahura insengero ari icyaha, bahinduka abaturage bubahiriza amategeko nka kera. Ikindi cyatumye abavikingi bahinduka uburere ni ukwiyubaka kw'Abanyaburayi, European Consolidation. Ibihugu by'Uburayi nk'Ubwongereza n'Ubufaransa byari bimaze kumenya ikoranabuhanga ry'abavikingi. Batangiye kubaka ibigo bya gisirikari bikomeye, bakora amato nkayo kandi bafunga imigezi. Ubyumve neza ko ubwato bw'abavikingi butari bugishoboye kwihuta cyane nk'ubwato bw'Abanyaburayi, kuko Abanyaburayi nabo bari bamaze kwisobanukirwa kandi bageze kure, bamaze kwitandukanya. Ikindi twavugamo ni intambara ya Stamford Bridge mu 1166. Wumve ko iherezo nyakuri ryabaye mu mwaka w'1166. Umwami witwaga Harold Hardrada wa Norvege wari ugifatwa nk'umwami wa nyuma w'abavikingi yaguye mu gitero cy'inkundura cyabaye muri bato ya Stamford Bridge mu Bwongereza. Icyo gitero kikimara gutsindwa, ingoma y'abavikingi yahise ishyirwaho iherezo ryayo mu mateka. Ubyumve ko abavikingi ntibatsinzwe kubera ko bishwe bose, ahubwo bahindutse ibihugu bituje bya Scandinavia igezweho, harimo Denmark, Norvege na Sweden tuzi muri iki gihe. Uzirikane ko urugendo rw'abavikingi rwasize amateka adasibangana. Bavuye kuba abahinzi batuje bahinduka abarwanyi b'ikoranabuhanga, ubucuruzi bw'isi yose, kugeza ubwo amateka yabo yinjiriye mu mico y'ibihugu bitandukanye. Ubw'ibyo rero, niba ukunze iyi video n'ubusesenguzi bwimbitse, kora subscribe, ukore like ndetse unasharinga inshuti zawe, ntubyibagirwe. Niba kandi utararebye izindi video ziri ku muryango wacu JP TV Show, nagushishikariza kugenda maze ukazireba, ukamenya andi mateka akomeye y'isi ndetse n'ibindi bicanganye muri iyi si nzima dutuye. Bye, mukomeze kugira impagarike, ubugiri ndetse n'ubugingo. Tuzabonane muri video zacu z'ubutaha. Musigana igitekerezo cya video twazakoraho ubutaha.